Kumenya igihe umugore cyangwa umukobwa ashobora gusamiraho nyuma yo kuva mu mihango ni ingenzi cyane ku bashaka gutwita ndetse no ku bashaka kwirinda gusama. Umugore wese agira igihe cye cy'uburumbuke gihinduka bitewe n'imiterere ye. Bityo kumenya neza igihe ovulasiyo ibera bituma umuntu amenya umunsi wihariye afiteho amahirwe menshi gusumba iyindi agomba gusamiraho. Muri iki kiganiro turasobanura uko imihango ikora, uko ovulasiyo ibarwa hakurikijwe kalendari, tunarebere hamwe ibimenyetso byafasha umukobwa cyangwa umugore kumenya neza igihe ashobora gusamiraho nyuma yo kuva mu mihango, yaba ari umukobwa cyangwa umugore ugira ukwezi guhindagurika cyangwa se akaba agira ukwezi kudahindagurika. Aha ni kuri Tubiganireho TV, njye nitwa Miriam, mbahaye ikaze. Mu buzima busanzwe, umugore cyangwa umukobwa ashobora gusama igihe ari muri ovulasiyo aribwo burumbuke. Ni ukuvuga igihe intangangore yasohotse muri overe ariho iba mbere yo guhura n'intangangabo cyangwa se mbere yo gupfa, igihe yabuze intangangabo ngo habeho fekondasiyo. Iyo uburumbuke bubaye, intangangore ishobora kubaho amasaha 12 kugeza ku masaha 24 gusa. Ni ukuvuga ko imara iminsi 2 gusa irekuwe, nyuma y'iyo minsi igapfa iyo hatabayeho fekondasiyo nyuma yo guhura n'intangangabo. Ariko intangangabo ishobora kumara iminsi 3 kugera ku minsi 5 iri mu mubiri w'umugore. Turebere hamwe igihe uburumbuke bushobora kubera nyuma y'uko umugore cyangwa umukobwa avuye mu mihango. Ku bagore cyangwa abakobwa bafite imihango igaruka buri minsi 28, uburumbuke buba hafi iminsi 14 mbere y'uko indi mihango itangira. Bivuze ko niba umunsi wa mbere w'imihango ari ku itariki ya mbere, uburumbuke bushobora kuba ku itariki ya 14. Ariko kuko intangangabo zishobora kumara iminsi 5 mu mubiri w'umugore zitarapfa, gusama bishobora kuba hafi ku munsi wa 9 kugera ku munsi wa 15. None se kuvuga ko umugore cyangwa umukobwa yavuye mu mihango bisobanuye iki? Reka tubiganireho. Niba imihango imara nk'iminsi 4 kugera ku minsi 5, uvuga ko avuye mu mihango. Ashobora kuba atangiye iminsi ye isanzwe yo hagati mu cyumweru. Bityo rero umuntu ashobora gusama mu minsi mike nyuma yo kuva mu mihango, cyane cyane niba afite imihango migufi imara nk'iminsi 21 kugera ku minsi 24. Urugero, niba imihango iza buri munsi kugeza ku munsi wa 24, uburumbuke aribwo ovulasiyo bushobora kuba hafi ku munsi wa 10. Niba imihango imaze kurangira ku munsi wa 5, gusama birashoboka kuva ku munsi wa 7 kugera ku munsi wa 11. Reka tubishyire mu ncamake. Umugore cyangwa umukobwa ashobora gusama iminsi 3 kugera kuri 5 nyuma yo kuva mu mihango, bitewe n'uburebure bw'igihe cy'imihango ye imara. Niba agira imihango migufi, amahirwe yo gusama nyuma gato yo kuva mu mihango aba menshi. Ariko niba afite imihango imara iminsi miremire, tuvuge nk'iminsi 30 kugera ku minsi 35, amahirwe yo gusama ako kanya aba make, ariko ntibikuraho burundu uburyo bwo kubyara. Icyitonderwa, ibi ni ibipimo rusange. Umubiri wa buri muntu uratandukanye kandi uburumbuke bushobora kwimuka kubera ibintu bitandukanye byabaye ku muntu. Urugero, nka stress, indwara, ibibazo by'imisemburo cyangwa impinduka mu mirire. Reka dusobanure neza kalendari y'igihe umugore cyangwa umukobwa ashobora gusama, uko ikorwa n'ukuntu wayikoresha neza. Sobanukirwaho iby'ingenzi. Umunsi wa mbere w'imihango ni umunsi wa mbere w'igihe cy'imihango. Igihe cy'imihango
ni ukuva ku munsi wa mbere w'imihango kugeza ku munsi w'imihango ikurikiraho. Urugero ni nko kuvuga iminsi 26, iminsi 28 cyangwa se iminsi 30. Uburumbuke cyangwa se ovirasiyo aribyo byitwa gusohoka kw'intangangore ibi minsi 14 mbere y'uko indi mihango itangira nk'uko twabivuzeho mbere. Twinjire noneho mu buryo wakora kalendare y'igihe cyawe cyo gusama. Banza umenye uburebure bw'igihe cyawe cy'imihango. Urugero niba imihango igaruka buri minsi 28, wabarira iminsi 14 mbere y'iminsi imihango ikurikiraho izatangira. Uwo munsi wa 14 witwa umunsi w'uburumbuke cyangwa se umunsi wa ovirasiyo. Ikindi, andika iminsi 5 mbere y'uburumbuke n'umunsi umwe nyuma y'uburumbuke. Iyo niyo minsi yawe iri feritire, ni ukuvuga ko ariyo minsi yawe ugomba gusamiramo. Reka noneho ngufashe kubibara neza nawe ukurikire bihagije. Tuvuge ko umunsi wawe wa mbere w'imihango ari ku itariki ya mbere Ugushyingo. Igihe cy'imihango ni iminsi 28. Uburumbuke cyangwa se ovirasiyo izaba ku munsi wa 14 Ugushyingo. Iminsi yo gusama ni ukuva ku munsi wa 9 Ugushyingo kugeza ku munsi wa 15 Ugushyingo. Icyo gihe gukora imibonano hagati y'iyo minsi ushobora gusama nta kabuza, aho harimo umunsi wawe w'amahirwe wo gusama maze ugahindurirwa izina. Inama z'ingirakamaro: koresha iyi kalendare byibura amezi 3 kugera kuri 6 kugira ngo umenye uburebure bw'igihe cy'imihango yawe neza. Ushobora no gukurikirana ibimenyetso bya ovirasiyo cyangwa se ibimenyetso by'uburumbuke. Ari byo: icya mbere, kubabara mu nda yo hasi, kugira ururenda rukeye, rworoheje kandi rukweduka. Ikindi kandi ni uguhinduka k'umuriro w'umubiri. Temperature de base y'umubiri irahinduka. Ese umugore cyangwa umukobwa ugira ukwezi guhindagurika we yasama ryari nyuma y'uko avuye mu mihango? Iyo tuvuga imihango igenda ihindagurika, bivuga ko rimwe iza mu minsi nka 25, ubundi ikaza mu minsi 32, rimwe mu minsi 28 n'ibindi. Bityo rero uburumbuke ari bwo ovirasiyo buza mu minsi itandukanye ya buri kwezi, kuko iba iminsi 14 mbere y'imihango ikurikiraho. Ese umugore cyangwa umukobwa ufite ukwezi guhindagurika ashobora gusama? Yego, ashobora gusama, ariko kuko ovirasiyo ye itaba ku munsi umwe buri gihe, biragora kumenya neza umunsi wo gusamiraho ukoresheje kalendare gusa. Reka turebere hamwe uko wabara igihe ushobora gusamiraho nubwo ukwezi kwawe kw'imihango guhindagurika. Hariho uburyo bubiri bw'ingenzi. Uburyo bwa mbere ni uburyo bwa kalendare y'amakosa. Kalendare y'amakosa ni uburyo bwo kugaragaza amakosa yabaye mu bihe bitandukanye cyangwa se amakuru y'amakosa abitswe hakurikijwe amatariki. Iyi kalendare ikoreshwa nk'imvugo y'ikigereranyo, bivuga gukora amakosa menshi mu bihe bitandukanye kugeza aho umuntu ashobora kuyabara nk'ahateguwe n'umwaka wose cyangwa amezi menshi. Aha rero amatariki ahindagurika cyane niyo agereranywa nk'amakosa, kuko ataza mu matariki ahoraho ngo ubashe kubona uko wayabara nka ba bandi bagira ukwezi kw'iminsi 28, maze bigahita byitwa kalendare y'amakosa. Tera agatebe twige neza uko wabara iyi kalendare. Fata igihe kigufi cyane cy'imihango yawe, urugero iminsi 25. Ufate n'igihe kirekire cyawe cy'imihango yawe, urugero wenda iminsi 32. Kora ibi bikurikira: kuva ku gihe kigufi iminsi 25 kuramo 18, hasigara iminsi 7. Ubwo umunsi wa 7 ni itangira ry'uburumbuke bwawe. Naho kuva ku gihe kirekire, fata iminsi 32 ukure nk'iminsi 11, harasigara iminsi 21. Ubwo umunsi wa 21 ni iherezo ry'iminsi yawe y'uburumbuke. Icyo bisobanuye: ushobora gusama hagati y'umunsi wa 7 n'umunsi wa 21 w'ukwezi. Ni igihe kinini ariko gishobora kugufasha kumenya aho amahirwe yawe yo gusama
aherereye. Uburyo bwa kabiri ni uburyo bwo gukurikirana ibimenyetso by'umubiri. Kubera ko kalendari itaba ihamye neza, ni byiza gukoresha ibimenyetso by'uburumbuke ari byo fluide vaginale zihinduka, zikaba umucyo cyane, zikweduka kandi zorohereye, ububabare buke mu nda y'epfo ku munsi nyirizina w'uburumbuke, umuriro w'umubiri cyangwa se ubushyuhe bw'umubiri buzamukaho buhoro nyuma ya ovirasiyo, ukumva usa n'ushyushye bitandukanye n'ibisanzwe. Iyo ubonye ibi bimenyetso uba uri hafi yo kujya muri ovirasiyo cyangwa se wageze muri ovirasiyo neza hagati. Icyo wakora niba ushaka gusama kandi ukaba ugira ukwezi guhindagurika, kora imibonano buri munsi cyangwa se buri munsi umwe kuva hagati y'umunsi wa 7 kugeza ku munsi wa 21. Gerageza kugenzura ibimenyetso bya ovirasiyo nk'uko twabivuze mbere. Ushobora no gukoresha tesite d'ovirasiyo zitangwa muri farumasi, zifata neza igihe ovirasiyo ibera. Niba ukwezi kwawe guhindagurika cyane nko kurenza iminsi 35 cyangwa se rimwe na rimwe ukirenza ntuyigemo, bishobora gusaba gusuzumwa kwa muganga kuko byaba biterwa n'ibibazo bitandukanye by'imisemburo, cyangwa se bikaba biterwa na stress, indwara za syndrome des ovaires polykystiques n'ibindi. Muganga ashobora gufasha kugena umuti cyangwa uburyo bwo gutuma ovirasiyo yawe isubira ku murongo neza. Mu ncamake, umuntu ufite ukwezi guhindagurika ashobora gusama igihe cyose ovirasiyo ibaye, gusa biragorana kumenya umunsi nyirizina wayo. Bityo ni byiza gukurikiranira hafi ibimenyetso by'umubiri cyangwa se gukoresha tesite za ovirasiyo. Tumenye igihe cy'imihango gitandukanye kugira ngo umenye neza aho ugomba kwisanga ukurikije uburebure bw'igihe cyawe cy'imihango. Niba ugira uburebure bw'imihango bungana n'iminsi 21, umunsi wawe w'uburumbuke ni umunsi wa 7. Niba ugira uburebure bw'imihango bw'iminsi 24, umunsi wawe w'uburumbuke ni umunsi wa 10. Naho niba ugira uburebure bw'imihango bungana n'iminsi 26, uburumbuke bwawe ni ku munsi wa 12. Ku muntu ugira uburebure bw'imihango bungana n'iminsi 28, uburumbuke bwe ni ku munsi wa 14. Naho umuntu ugira uburebure bw'imihango bungana n'iminsi 30, uburumbuke bwe ni ku munsi wa 16. Dusoza, umuntu ugira uburebure bw'imihango bungana n'iminsi 32, umunsi we w'uburumbuke ni uwa 18. Gusobanukirwa neza igihe umugore cyangwa se umukobwa agomba gusamiraho nyuma yo kuva mu mihango ni ingenzi cyane mu igenamiterere ry'ubuzima bw'imyororokere, haba ku bashaka gutwita cyangwa se abifuza kwirinda gusama mu gihe batarabyitegura. Kumenya igihe cyawe ovirasiyo ibera, gukurikirana imihango ndetse no kwita ku bimenyetso by'umubiri bifasha buri mugore kumenya neza umunsi afiteho amahirwe menshi yo gusama gusumba iyindi. Ubuzima bw'imyororokere ni ingenzi kandi bukwiye kumenywa neza. Nawe nkwifurije kumenya byimbitse ubuzima bwawe bw'imyororokere. Ndagushimiye. Mugire amahoro naho ubutaha. Ndagukangurira gukora like kuko ni ingenzi cyane, ukore subscribe, ukore kukazogera kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro.